inzozi zikomeje kuba inzozi aho ukabye inzozi ngo zibe impamo. Imana yahaye buri wese ubwenge, ubushobozi, inshuti zo gushyira mu bikorwa inzozi, ibyifuzo, intego kugira ngo ugere aho wifuza. Ese byaba biterwa n'iki ko tutagera ku nzozi zacu? Ese ni iki kibitera? Twaba dufite inzozi? Ni iki umuntu yakora kugira ngo zigereho? Ibyo ni bimwe mu bibazo natangiye kwibaza bigera aho nsoma igitabo ngiye kubasomera. Ni igitabo cyitwa Put Your Dream to the Test. Gerageza inzozi zawe. Ndajya nyibasomera bacishirizemo muri make mu Kinyarwanda, ntabwo tuzagisoma cyose cyarimwe. Ni igitabo cya page 250. Ubwo nzakoramo utuvideo tugenda dukurikirana kuri buri chapitre ukwayo. Ngaho twagiye umenye impamvu ufite inzozi cyangwa se utagira inzozi, cyangwa se ni iki wakora kugira ngo uzigereho. Twagiye. Hey, what's up? Subscribe to DJ. Good morning! To hear more options, press 0. What are you talking about? Ndagusuhuje, urakaza neza kuri uru rubuga Habinshuti aka Scratch the DJ, aho inshuti zihurira zigasangira akabisi n'agahiye kugira ngo zitere imbere hamwe. Nizera 100% yuko inshuti nziza zituma ugera ku nzozi zawe. Uno munsi nkuko nabibabwiye muri introduction, ngiye kubacishirizamo muri make igitabo cya Dr. J.C Maxwell yise Put Your Dream to the Test. Gerageza inzozi zawe. Nkuko mubibona ino cover y'inyuma iri kuvuga Do you dream big? Ese urota binini? Ahangaha baza ikibazo umuntu ufite inzozi zo mu mutwe n'umuntu uzishyira mu bikorwa batandukaniye hehe. Ibi ngibi ukaba ushobora kuba wabibonera mu gisubizo cy'ibibazo 10 wanyuramo byanditse muri iki gitabo. Akaba ari byo bibazo yashyize muri iki gitabo, ubinyuzemo wese ukaba wizeye yuko inzozi zawe uzashyira mu bikorwa. N'abatindiye reka tukigemo iki gitabo Put Your Dream to the Test. Ibibazo 10 byagufasha kugera ku nzozi zawe. Gerageza inzozi zawe mu Kinyarwanda. Impamvu nahisemo igitabo, hari umuntu wambwiye ati nzanye mbasomera igitabo. Indi mpamvu kandi nuko abanyarwanda benshi ntidukunda gusoma cyangwa se nabashe kubisoma, ntitusangizanya ibyo dusanga mu bitabo. Rero ahangaha nagerageje kubacishiriza muri makeya ngo mbabwire muri bimwe mu bitabo nsoma kugira ngo namwe bibafashe, kuko uzagera ku nzozi ze nanjye bizaba bimfashe ni nkaho ngeze kuri izo nzozi. Nicyo kintu kira imbere. Mu ntangiriro aratangira akabaza ese inzozi ni iki? Ese inzozi zawe uzazigeraho mu buzima? Ni ibibazo nk'ibyo ngibyo atangira yibaza. Ese urakibuka inzozi zawe? Ese ni inzozi zingahe uzageraho mu buzima bwawe? Muri make kuri uru rupapuro nibyo bibazo yibaza, akavuga yuko yahuye n'ibihumbi by'abantu benshi yagiye abaza mu myaka 40 akora ako kazi yose. Ukabona bamwe bafite enthusiasm, bafite ibyishimo mu kuvuga inzozi zabo, abandi bafite ubwoba bwo kuvuga inzozi zabo, bakavuga ati ninzivuga baranseka. Ibyo ni ibibazo bimwe na bimwe abantu duhura nabyo. Noneho kuri iyi page ya kabiri, know the answers before you take the test. No kuvuga menya ibisubizo mbere yuko ugerageza inzozi zawe. Aturibuka ukiri umunyeshuri, ukiri mutoya, hari umwarimu ukundaga muri gusubiramo amasomo, akababwira ngo ahangaha mwitonde ko ibi ngibi bizaza mu kizami. Nibyo nawe ashyira muri iki gitabo. Arashaka kwereka ibintu bizaza mu nzira zawe zo kugera ku nzozi zawe. Uzahura n'ibi bibazo, bizagenda bite? Nibyo yashyize muri iki gitabo. The right and the wrong pictures of a dream. Hari ibintu duteka ko ari inzozi kandi atari inzozi.
bitewe n'ukuntu tubona ibintu cyangwa se ukuntu tubyumva muri twebwe. Hari inzozi mbi zituma ugira ubwoba cyangwa se ukaba pararize ntugire ikintu ukora kubera ko izo nzozi ari mbi, cyangwa se za zindi urota buri munsi aho kugira ngo ziba ari inzozi akaba ari ibintu bigushuka buri munsi ku kazi ntugire icyo ugeraho. Hari n'ibyo yise romantic dreams, ni ukuvuga believe that some person will make you happy. Ni ukuvuga yuko ukeka ko hari umuntu uzatuma wishima mu buzima. Izo nazo ni inzozi hari abazifite. What do you have in mind? Muri makeya mo hangaha ikintu avugamo cyane agarukamo, dream, inzozi ni ikintu gituma ukura ukaba undi muntu, ugakura mu byo ukora byose. Ntabwo ukeneye ko ziba inzozi nini cyane zigusumbye cyane ubura uhera, ariko zigomba kuba nini ku buryo bituma wisimbukuruza kugira ngo uzigereho, kandi uko wisimbukuruza niko ugenda nawe ukura uba munini. Muri makeya ubwo buryo umuntu ashobora kuba yabishushanyamo. Nimba waratakaje inzozi zawe, hari impamvu eshanu zishobora kuba zarabiteye. Hari impamvu ya mbere ishobora kuba yarabiteye, hari abantu bashobora kuba barakwiciye inzozi zawe wari ufite. Ibi ngibi atangamo urugero muri iyi story, avuga ubushakashatsi bwakozwe ku nkende enye. Bashyize inkende enye ahantu, hanyuma bashyiramo igiti kirimo imineke. Noneho inkende ya mbere yashonje yagiye kuzamuka igiti kugira ngo ijye gufata imineke. Izamutse bayimenaho amazi akonje cyane, iramanuka. Indi ijyayo nayo bayimenaho amazi akonje, iramanuka. Zose uko zagezeyo bakazimenaho amazi akonje, ntihagira n'imwe igera kuri ya mineke. Noneho bavanamo inkende imwe bazana indi nshyashya itamenyweho amazi. Igiye kuzamuka cya giti, izindi zirayifata zibuza kuzamuka. Yakongera zikayifata, igira nayo ibivamo. Hanyuma bakagenda basimbura buri nkende. Hagera igihe za nkende nke zirimo hahandi muri ya kaje zose ari nshyashya, nta niza zindi zitigeze zimenywaho amazi, ariko zose nta nimwe yazamutse hejuru kuko yashaka kuzamuka, izindi zayifataga zitazi impamvu, kubera ko mbibutse yuko iza mbere zangiwe kuzamuka kubera ko bazimenagaho amazi akonje. Ariko izo zindi nshyashya bazanyemo zose nta nimwe yamenyweho amazi, ahubwo ni izindi nkende zagiye zibuza kujya gufata imineke. Nawe inzozi zawe ufite muri wowe ushobora kuba ari abantu bagenda bakubuza kuzigeraho bitewe yuko bagiye bagerageza bagatsindwa mu nzira. Uko batsinzwe bakabuza abandi kugira ngo badahura n'ibyo bibazo bagiye bahura nabyo. Iyo ni imwe mu mpamvu ushobora kuba wararetse inzozi zawe. Impamvu ya kabiri hano hasense, some people are hindered by past disappointment and hurt. Nibyo muri make nari ngarutseho hariya, bivuga yuko hari abantu bagerageje ibintu bagahomba cyangwa se bagahuramo na experience itari nziza, bigatuma babuza abandi kugerageza inzozi zabo. Disappointment is the gap that exists between expectation and reality. Gutenguhwa ni icyuho kiri hagati y'ibintu wizeraga kugeraho n'ibintu biri byo. Ni ibintu wizeraga ko byaba byo n'ibintu biri byo nyabyo. Ushobora kuba wizeraga ko ugeze ku ijuru ariko ugasanga uri munsi y'igitaka. Iyo nicyo bita gutenguhwa. Rero abantu bagiye bahura nabyo batuma abandi nabo batabigeraho. Ariko mu by'ukuri iyo wagerageje ikintu ntukigereho ugatsindwa, niho wigira uburyo uzakigeraho ukagera ku ntsinzi ubutaha. Some people get in the habit of settling for average. Indi mpamvu abantu batagera ku nzozi zabo nuko bashyira inzozi zabo nk'iz'abandi abantu basanzwe. Ubundi inzozi ni ikintu kigomba gutuma ubyuka kikamurikira abandi ibikorwa byawe. Mu gihe cyose inzozi zawe uzishyize aharinganiye n'aho abandi ntuzigeraho. Niyo mpamvu bavuga ngo
gira inzozi zawe zibe nini kugira ngo ukure wisimbukuza nutazigeraho uzaba wakuze. Some people lack the confidence needed to pursue their dreams. Abantu benshi babura icyizere muri bo gituma bakurikira inzozi zabo. Bisaba icyizere kinini kugira ngo ugere ku nzozi zawe. Inzozi ni ikintu cyoroshye cyane. Nk'ubu ngubu urugero, kugira ngo uzarote wakoze indege byakugora kurusha umuntu wakuze abona abandi bakora indege. Kuri we urumva ko biroroshye birashoboka, ariko wowe kugira ngo uzabikore bije gutyo gusa ngo nuko haje ikintu runaka biragoye cyane. Icyizere nyacyo kiza giturutse mu kwimenya no kwiyakira uriwe, ukamenya intege nke zawe n'ingufu zawe, niho havamo icyizere. Mu gihe utarimenya biragoye kugira icyizere ngo ugere ku nzozi wifuza. Some people lack the imagination to dream. Imagination ni ugutekereza, ugatekereza inzozi zawe zigezeho. Abantu benshi ntabwo bajya bakora icyo kintu. Einstein yigeze kuvuga ngo iyo arebye mu byo akora, metode cyangwa se uburyo akoresha kugira ngo agere ku bintu, asanga ibyo yatekereje ari byo bifite akamaro kenshi. I come to the conclusion that the gift of fantasy has meant more. Yasanze yuko gutekereza wageze ku nzozi zawe ari byo bifite agaciro kanini cyane kurusha ubumenyi yari afite. Barongera akavuga ngo imagination is the soil that brings a dream to life. Ni ukuvuga yuko ibitekerezo ni ubutaka butuma inzozi zikura zikazana ubuzima gatozi. Ikindi kintu hano avuga amavuga ngo God has put the ability in every one of us. Imana yashyizemo ubushobozi muri twese, muri buri wese, kuko nta muntu n'umwe wavutse asa nk'undi. Buri wese ntabwo ari umusaruro w'uruganda. Umuntu yakozwe ari umwe, akozwe n'abantu babiri, kandi aza ari umwe, ntabwo asa n'abandi. Buri wese urumva ko afite ubushobozi bwo kugera ku nzozi, kandi Imana ishaka ko dukora ibintu bikomeye. Abisobanura neza hano hasi avuga ngo I believe God wants us to dream and to dream big because he's a big God who wants to do big things and he wants to do them through us. Ashatse kuvuga yuko Imana ishaka gukora ibintu binini, kandi murabizi ko muri Bibiliya handitse ngo Imana yaremye umuntu mu ishusho ryayo. Imana ishaka gukora ibintu binini cyane, ku buryo ishaka kubikora binyuze muri twebwe. Ni ukuvuga ko buri wese afite agaciro kanini kuri iyi si ko kugira ngo agere ku nzozi. Ikindi kintu hano yongera akavuga, reka nkibereke. Dreams are renewable. No matter what our age or condition, there are still untapped possibilities within us and new beauty waiting to be born. Ni ukuvuga yuko haba imyaka waba ufite yose, inzozi wari ufite ushobora kongera ukazitangira kandi ukazigeraho. Ngo zarasigaye ahantu zikeneye ko uzifungura, ukazireba, ukazihanagura, ukazigasa neza, ubundi ukazishyira mu bikorwa. Hano rero ni bya bibazo 10 reka mbasomere kugira ngo mwitegure ibizaza muri iki gitabo. Ubwo no kuvuga ko video izakurikira tuzatangira kuri chapter ya mbere niyo kibazo cya mbere, tukigeho mu buryo burambuye, umenye ibirimo, aho bituruka, uko bigenda, inzira wanyuramo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ikibazo cya mbere, the ownership question, ni ukuvuga ikibazo nyir'ubwite. Is my dream really my dream?
inzozi mfite n'izanjye koko. Icya kabiri, the clarity question, ni ikibazo gisobanutse. Do I clearly see my dream? Ese inzozi zanjye ndazibona neza mu buryo busobanutse? Ikibazo cya gatatu, the reality question, ikibazo cy'ukuri. Am I depending on factors within my control to achieve my dream? Ese naba ngendera ku bintu mfitiyeho control kugira ngo ngere ku nzozi zanjye? Ikibazo cya kane, the passion question, ni ikibazo kigendeye ku ishyaka. Does my dream compel me to follow it? Ese inzozi zanjye zintera ishyaka ryo kuzikurikira? The pathway question, ni ikibazo cy'inzira. Do I have a strategy to reach my dream? Ese mfite inzira nzanyuramo kugira ngo ngere ku nzozi zanjye? Ikibazo cya gatandatu, ikibazo cyerekeranye n'abantu. Have I included the people I need to realize my dream? Ese nashyizemo abantu bose nkeneye kugira ngo inzozi zanjye nzigereho? Ikibazo cya karindwi, the cost question, ikibazo cyerekeranye n'igiciro. Am I willing to pay the price for my dream? Ese niteguye kwishyura igiciro icyo ari cyo cyose kugira ngo ngere ku nzozi zanjye? Ikibazo cya munani, the tenacity question, ikibazo cyerekeranye no gushikama no kuramba. Am I moving closer to my dream? Ese ndi kugenda satira inzozi zanjye? Ikibazo cya cyenda cyerekeranye no kunyurwa. Does walking toward my dream bring satisfaction? Ese mu rugendo rwo kugira ngo ngere ku nzozi zanjye ndanyuzwe? Ese naba ndi kunyurwa? The significance question, agaciro. Does my dream benefit others? Ese inzozi zanjye zifite agaciro ku bandi? Muri makeya, ngibyo ibyo tuzaganiramo, ibyo tuzasanga muri iki gitabo, ibyo tuzigamo. Hano hakurikiraho test atanga. Ibi bibazo byose bikwiye ko ubisubiza yego kugira ngo ubone yuko inzozi zawe uzazigeraho neza. Iyi test nshobora kuzayibafotorera cyangwa nkayishyiraho cyangwa se tukazayiganiraho rimwe ari live, ariko ni ibibazo ugenda wibaza nanone uko ugiye urangiza chapter yayo. Ubwo rero akaba ari ahangaha ndangirije igice cya mbere, tukazaba tuzakomeza na chapter 1 ubutaha muri video izakurikira. Reka ngusabe nimba wakunze ibyo wasanze muri iki gitabo introduction, ukande kuri cya gikumwe kirayikinga video, hanyuma usubscribing nimba utarasubscribinga kugira ngo ujye ukurikirana utuntu n'utundi ngenda bagezaho, ibyo dusangira akabisi n'agahiye, aho inshuti zihurira kugira ngo zitere imbere mu buzima, tufashanye kugera ku nzozi. Niyo mpamvu iki gitabo cyo kugera ku nzozi ari cyo mpereyeho mbasobanurira. Tukazakomeza ubutaha. Nimba wifuza kubona iyi test wabyandika muri comment hasi, nkashaka uburyo nzabagezaho ibi bibazo n'ibisubizo byabyo kugira ngo bigufashe nawe kwitegura uburyo wagera ku nzozi zawe. Ndabakunda cyane. Yari Habinshuti aka Scratch the DJ. Scratch the DJ.